ntabwo nshobora komeza kubyihanganira. Sinshobora gukomeza rwose kuba muri rugo tutagira data. Yego ndabizi kandi ntabwo azanyanga. Ariko ngomba kugenda ajyayo. Sinzanatindayo cyane. Ariko ngomba kujyayo. Nkamenya imitungo data afiteyo kuri abo batigeze banabyara n'ikintu kimwe. Rero byose ugomba kubikurikirana. Ndabizi ikibazo ufite ni icy'amafaranga yo gukora. Humura, nzagukoreshereza ubukwe bwiza ku buryo data nabyumva azakorwa n'isoni akamwara akicuza icyatumye adusiga. Cyakoze ndagushimiye. Wandiye amashuri, wanyitayeho, wanze no gushaka kubera njyewe kugira ngo byibuze manze nige mu buzima. Ariko igihe kirageze byibuze ko ntabwo bagomba. Ariko ngomba kubanza kumenya data imitungo yose afite hariya. Wanze nanjye mukuru ugomba kuza. Nese ko nsize hano ukaba ugiye mu gikari. Zura byumvise. Ndabyumvisha. Siko nome. Papa capanye na nyina. Ngo nawe bari mu rugendo rumwe. Mva kama tubaze mama. Nuko tugomba kubimubaza. Umeze uteze? Shameze neza nuko nkumbuye. Shanange nuko. Sinararwaye neza nawe. Shapora ahubwo nari twagiye kura Valentina mu mujyi. Gusa mbere bashaka kumusura. Nta kibazo ndaza kuza kureba sheri. Sawa. Naguze kutambwira amakuru ejo buno ujya kugenda nibwo uzatangira kumbwira ngo twaraburanye ngo twagize gute. Amakuru ni meza use nkubibona. Usigaye wizira n'injoro ntaryamye. Niyo mpamvu njye nanjye naguhamagaye ngo tukane twari tunashaka kubwira. Bwira muteza amatwi. Kandi urabona ko ari mushiki wanjye ufite. Ariko ubuzima mbayemo urabona ko ntabwo bwakomeza gutya. Rega nanjye sinishimiye kubaho nk'imbishi y'umugabo. Ni umusaza wanjye. Ntabwo mbyishimiye na gato. Gusa ikibazo uriya mukobwa we ubukaka burusha nyina we ntazabyemera na gato. Nose ikibazo ufite ni ikihe? Nose azabura gushaka ngo wategereje kunsazisha? Ibyo ntabwo bishoboka. Urikumva? Reka nkubwire mukanga. Njye nibakomeza kwigira kuri nzafata umwanzuro kandi bazawubabariramo bose. Umva mu gihe abana batarabyemera n'umuryango ngo ubyemeze ntabwo bishoboka. Twakubaza rero mu ndi mugore akambyariraho mbese. Oya ibyo ngibyo tunanabireka nta nuko twashaka kongera kubivugaho byinshi cyane. Tubireke n'ubundi ntabwo biri kumfasha. Ngambwira business Uganda imeze gute? Business ziragenda. Gusa kurabona simpari maze n'iminsi ntahari. Gusa nasize nk'umuntu ajya mpamagara yagize akabazo. Ariko urabona nawe uzameneremo mbese. Okay, tuzabireba nta kibazo. Shingiye wambwira ngo urwaye. Mburi kwirwaza. Bagashira baramwumbuye. Nyama inani nararembye. Ariko ari mu mukumbuye. Cyane. Sinavuzwe ntagiye no ku kazi buranije umushiki wanjye. Sawa mugani ko tutaba wikoreye buri munsi n'umushiki wanjye cyukora. Werega buri Valentina nabo abakiriya bamaze kumukunda. None ndamwizera. Nawe ugira
gakeya wijyane nawe ukoreshe abantu bajya baza nawe kubera wowe ugira umutima mwiza ntankubita imitoma sinkiyemera ukumva icyo wakoze ntabwo ushira umusaba ikintu kimwe ndashaka kukwereka urwibutso uzajya urunyibukira aho mba bafunga amaso mato iza amatsiko iwe ndumva bincanye ntukanure hanure oya uretse gato shira ndagukubita ntukanure hanure oya shira urukundo iki nta kibazo ukora se ikibazo kirimo shira ntukanure urakoze shiri ni keza shiri rero isaha isobanura byinshi ubuzima bwanjye uzakomeza ibare kugeza igihe nzahara kandi sinzatinda ukuri ndishimye kubona urushinge rutera ariko nanjye nzaguma mutekereza ikinini niramuka izina nanjye nzaba nta kizere kutazagaruka vuba umwana ntabwo izazira ndabikunda shiri mama bite si ubundi kuri kunywa amazi iyo unywa kaji ese mama utatubwiye ko papa yapfiriye rimwe na nyina wa Rusi nene Rusi wabitubwiye njye na kane reka rero kubwira uri kunyuma utega amatwi uyakurugutura uri kunyuma ntuzongere na rimwe kumbaza urupfu rwaso uyu yambwiye uranyumva napfakaye ngiye mfite imyaka 32 uri kunyuma ndabarira ndabirukankana nduhimira uwo yose uri kunyuma yapfuye ati hasoni ntuzongere n'umunsi wari we uko binyibutsa ibyahise uranyumva ndakumva mama basimbabarira ntabwo cyane ntuzongere uramuzanye ingana ndabizi ujya umpumura agira se twicara akora atiko kabumwe nurongorwa nzagenza kuba iwanjye n'ubwawe uraba utaraba uvuga ubwanjye ahubwo mbwira ntibije kuri kumwe ko uzagenda kandi utazagera kuvuga sister urabizi ndakubaha cyane sinanakubeshya ndabizi ko unyubaha umusore agira ngo mama we azamwe bajye gushaka undi muntu kandi mpari abahungu muransetsa nyine zaramukundira uriya mugore ntumuzi uriya mwana ni mwiza kandi aritonda kandi nawe uri mwiza usa na mama none erega abahungu bose basa na ba nyina nawe uriyemeye agomba kubwira ndashaka ngiye no kugenda iwabo numva nyikokinze ajya gusezera n'ababyeyi be kugira ngo ko nta mikino ngira ngetse ko nakwemereye nyine ugera uzaza umbwira ibyo bakubwiye kanzane ka telefone ntawe
Ega nibwo uzamenya ko musaza we nta mikino agira. Kanya kumbonye ukikanga mama ega mba ndi gutekereza kuri Ndahiro. uri gutekereza kuri Ndahiro ariko reka mbanze nkubaze Ndahiro niwe muhungu wabonye wenyine muri uru Rwanda uriya muhungu ko agiye kuzagusaza wa mukobwa we umunsi azagenda ntagaruke uzabigenza ute niwe muhungu wenyine uri muri iyi Kigali cyangwa muri uru Rwanda neza mama Ndahiro ndamukunda kandi ubu musigaye mufata nk'umugabo wanjye. cyahiro dore ukuntu kimeze sigaye ufata nk'umugabo inkwano yazanye ahangaha iki cye tuze ahangaha soni sigaye ufata nk'umugabo wanjye ni soni icyohe gusa ntuzigere kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. umwanzuro nafashe si ukubeshya bikunje nari gukunda umutima ariko nashaka kugikorera data. ariko waretse gushyushya ubwonko ufite mushiki wawe ufite amafaranga ese uwo papa wawe ushaka kujya kureba ntabwo azaho mu kidasobanura ariko wajya ureka ko mwana nk'umuhungu mukuru uru rugo ko njye niyo havuga umukobwa mbere yanjye ariko mvuga umuhungu afite ikibazo cy'umukobwa ariko nkakunda kuba data ntabwo ugomba kubimuzi kuri uzi ukomeza kuba mu rugo udafite data kandi ari umuntu afatiraho urugero ubwo uzashogosha usohoka igihugu ngo ugiye kureba se witaye dusonera bigarukira bibasezeranyije kandi rero bikwenda kugeraho ariko se bitajyana ubona ngo niba ufite umugira inama utangiye kumbwira ibya Kanya nuzi uri kubihuza ibyo bintu nabaza uri umwana mubi cyane unsige ku kiriyo cya mama ntugaruke kunsura numbona ngo ugiye kumpobera shafi mu bana twiga narakugaye ongera ngo narakugaye ntabwo wabura kungaya rusi gusa nanjye ntabwo ari njye nahise njya ku ishuri siko nakurenganyaga mbabarira erega urupfu ruraryana ni ukuri kose kuba mu nzu wenyine ukabura n'umwana mwiganye wahinguka mu rugo gusa shana ukuri ndakwara ahubwo wabonye umujinya mfite oya mva windakarira ni ukuri ahubwo amakuru y'uwa mwana wa wundi cyagiye twasanze iwanyu turi mu kiriyo karire Kanyana none se Kanyana n'umwana nkumi ingana kuriya ubwo wararobye none se naroba erega nanjye ubu uriya mwana we wamwitesha none ufite indobane birenze n'indobane urabizi nawe kuva kera ariko uzi ko njye nta mwana wapfaga kunca imbere wibagiwe ko agira Ndahiro ibyo ntabwo ari uko nabyirengagije ahubwo mva nkubaze ubu ngubu Ndahiro baba barakoze ubukwe cyangwa oya makuru mfite Ndahiro agiye kujya hanze navayo ngo bazahita bimarira nyine kumva na
natwe bazadutumira nk'abana twiganye. Wagiye kujya hanze? Yego ko ubu se ni gute wagenda ukajya hanze ugasiga umuntu mudashingiwe? Njye ndumva yaramuranzitse. Yego ko Japhet amuranzika se n'inyama. Ko abakera rero bagiraga urusenge bakaranzikaho inyama, Kanyana n'inyama. Ndumva ari wamuhoza ku nkeke. Amfasha uzurumva kuko nabura kuhamuhoza kuko rusi. Ahubwo umva mubwire. Dore ejo mfite ikizamini. Sibyo gusa tuzahura ikindi gihe twabipanze neza. Wakwereka ukuntu ndi kwihuta nanjye reka ngende. Ari Kanyana. Nagiye kubona rengeze mu mujyi mba mbonye ibimodoka ukuntu byashoreranye kugira ngo nzambuke umuhanda. Reba ukuntu ugana nabwiye umuntu nyaboneka nyambutsa najya kubona nkabona imodoka ihise nkabona imoto igeze ngo si twe twarose ngenda gutya mba nambutse umuhanda. Hari haruguru i Kigali n'ubwa mbere wari uhagera? Mama nabeshye shiri ubizi ko mama bina bakubwiye bibonye muri kwibi nabyabaye. None rero ababyeyi ndabashimiye cyane. Rero maze gufata ibintu umugisha kigiye ntuguhabwa. Sagende neza mani batinda ariko tuzagukumbura we. Bana banje rero ngiye mbafatiye iburyo. Ndarifashe kandi ndarikomeje. Ahubwo se kudusezera gusaba umugisha kigiye sagenda byara. Byagiye bihinduka tuba twagiye tunyitambika ariko ntigeze kushobora kugera kwa mbere. Ariko byo yabaye byiza nyine ko nshaka nkabasezera kugira ngo utazantungura nyine nkagenda mutabizi. Jyana n'uwo mugisha rwose turaguhaye. Yego murakoze. Reka mbareke rero. Iyi nawe ntabashaka kubirekura. Yewe. Kanya ngaho rero werekeza umugezi hara ku irembo. Sezeye naberekeza. Oya nawe genda ubageze ku irembo. Oya nta kibazo mama turajyana ugeze twibone twiganirira. Ubonye mbabwiye ngo ngiye mbafatira iburyo. Uriya musore ngenda gukeka amababa. Uriya musore ni umwesikoro. Ngo iki? Njye mbona ari umwesikoro. Urabona uriya muhungu ari umwesikoro? Ariko nawe rwose ubwo se ubona ari umwesikoro gute? Nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Nanjye ndahari. Ariko kubera ukomeje kubona utwenga nk'ufite akantu kareka kunejeje byatari. Urafite ibyishimo byatari. Ejo nagiranye ibihe byiza na Kanyana. Byari uburyohe. Ubwo bwa mbere mu buzima bwanjye byari uburyohe. Nawe uri mukuru uri kubyumva. Umva rero nkubwire inshuti yanjye. Uriya mwana w'umukobwa arakwemera sana. Ariko ukuntu nsigaye mbibona maze umurebeshe hirya abasore bafite ayabo ndavuga kashi baramugutwara usigarurira mu myotsi nka Bakame. Yego nubwo nafite amafaranga menshi ariko nakoreka mwereka byose mbibona ariko haragakurya uriya mwana nzamukorera urumva kadanje mbere yuko nurira indege uzi umutima wanjye nzanye mutuje. Wihemukira mwana kuko arakwemera byatari. Ariko ngiye kumukorera ko kumuhemukira. Ariko cyazambabaza nuko mu meza amufata akamushingira undi muntu narakoze aho ngakora icyo abantu bashobora kubera ikibazo. So wamusigiye nyine hasigara ngiye turi kumwe nk'inshuti yawe nyine. Kandi Pascal nkubwira ibyo ndabyanga. Umwana wanjye buriya rero sura ko turi inshuti ndakoshora.
gasopo n'undi muhungu wese utekereza kanyana uzambwira ko nafashwe ariko ubwo koko wirengagije ko twiganye nkunda ndahiro